nongeye kubaha ikaze rero twasanze Reda ni mu gitondo abashuhuje cyane nejejwe no kuba nabashije kubyuka, nejejwe no kuba nabashije kuramuka, nejejwe no kuba nongeye kuza imbere yanyu abakunzi banjye, nifuje kubasuhuza no kubasangiza ijambo ritoya muri iki gitondo. Mbese muramutse neza, muri amahoro? Akenshi iwacu dukunda gukoresha ijambo ngo turashima Imana, niko dukunda kwikiriza. Turashima Imana rero, ndashima Imana rero ko mbonye amahirwe yo kuba mbyutse, ndashima Imana ko mbonye umwanya wo kuba nagira icyo nsangiza abakunzi banjye muri iki gitondo. Ushobora kuba wabyutse mu gitondo bikanga, ushobora kuba waryamye uri muzima ukabyuka ariko wajya kweguka ukumva ntabwo biri kwemera. Ushobora kuba waryamye uri muzima ariko bugacyo utameze neza, cyangwa se ukumva n'inkuru itari nziza irakuramukiye kuri telefone. Ariko muri aka kanya reka nkubwire ngo uburyo waba ubwutsemo bwose, ubwo wowe ubasha kubuhumeka ukaba ufite ubuzima buzima, nkubwire ngo komera, nta kindi kimbesheje kuri izi kamera usibye kubakomeza. Uko mbonye umwanya, uko mbonye uburyo, ni isomo tuzagenda tukomeza kuvugaho umunsi ku munsi. Uko mbonye umwanya, uko mbonye akanya, mbese uko mbonye kamera uko mbonye kamera niko nzarushaho kubabwira iby'iri somo kugira ngo nukuri turushaho gukomezanya. Reka mbakomeze rero muri iki gitondo ko ngiye mbonye amahirwe yo kuba nkomeye, numva nkomeye, nta nkuru mbi numvise, ntabwo narwaye, ntabwo narwaje, ndi amahoro, ndashima Imana. Reka tuganire ku kantu gatoya cyangwa se ku isomo. Ushobora kuba ubyukiye mu kazi, ushobora kuba hari aho ugiye, ushobora kuba hari ibyo uri gukora no cyangwa se muri gahunda zawe za buri munsi mu masaha atandukanye ariyo yose, ariko ukuze kubona aka kanya ukaza kwasanze Reda, urahansanga. Hanyuma ngo usomere isomo riri mu Befeso igice cya 4 umurongo waho umurongo waho 26. Nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Ushobora kuba waryamye urakaye, ushobora kuba ubyutse umuntu yakurakaje, ushobora kuba uhuye n'umuntu akakurakaza muri iki gitondo, ushobora kuba uhuye n'umuntu utari uri muri gahunda zawe pe, ushobora kuba uhuye n'umuntu mutari mufitanye gahunda akagukomeretsa. Ariko reka ngusabe ikintu kimwe, nurakara izuba ntirikarenge ukirakaye. Dore ugiye kujya mu kazi kawe, ugiye kujya mu mirimo yawe itandukanye, kandi ahantu ugiye kujya aho umuntu wakurakaje si hwari, ushobora kugera rero ukamutura umujinya, kandi sibyo. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nurakara ntibukarinde bwira ukirakaye. Reka twige gukontorora imijinya yacu. Ndabizi abantu tugira kamere zitandukanye. Hari umuntu ushobora kugira umujinya ku buryo bushobora kwira nejo bugacya, nejo bundi bukira akirakaye. Wa muntu we uba uri kwicira umubiri n'umutima. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nurakara ntibukire ukirakaye. Twige guhora duseka, ubundi guseka ni umuti mwiza. Njye abantu banzi bamenyereyeho ko nkunda guseka. Naba mbabaye ko nangiye kubeshya, iyo mbabaye sinseka iyo mbabaye ntabwo nseka. Ariko nari ngiye kukubwira ngo nurakara, nuhura n'umuntu akagukomeretsa, nuhura n'umuntu akakurakaza bitari muri gahunda, wirinde ko bushobora kwirukira akaye, kuko ushobora gutuma wangiza umunsi wawe wose. Akazi ukagakora nabi, ahantu uri ukabavuyanga, ahantu ukorera ntagire umuntu ubwira ngo waramutse, n'umuntu ukubajije ikintu ukamusubiza ukoresheje 8 niko twavuga ngo uyu muntu ari gukoresha 8. Kuvuga 8 ni ukuvuga nabi, ukamubwira ibintu bitari biri muri gahunda, cyangwa ukamusubiza ibintu atakubajije. Kubera iki? Kubera ko warakaye, waje urakaye, wiri urakaye, saa sita zirageze, saa 8 urinze utaha, none uhurana bitahanye. Tuvuge niba ari ku kazi banakurakaje, urabitahanye ubigejeje mu rugo, ugiye kubitora abo mu rugo. Nshuti zanjye, reka twige kwiberaho neza. Nubwo iyi si ntituka akazi ngo natwe twika akazi, ntitucurange cyangwa itwanike, mbese mu buryo bwose butandukanye. Reka twige kumenya kuyibamo, twige kumenya kuyibanamo n'abayirimo, kuko umugani ushobora guhura n'umuntu mufitanye gahunda, mutari munaziranye yewe, ariko akagukomeretsa akakurakaza. Reka nkubwira akantu gato ngo nimurakara
wirinde ko ushobora kwira, bushobora kwira cyangwa nimba urakaye nimugoroba, wibirarana ngo buke ukirakaye. Gerageza guseka, gerageza kubyibagiza, gerageza kubihanagura, gerageza kugira ngo witware neza ku buzima bwawe, ubugire cyangwa se bukunde. Twige kwikunda, muri make twige kwikunda, twirinda ibintu bishobora kutwangiriza ubwonko, umutwe n'umutima, kuko kurakara byica ibintu byinshi, bigutera kamere, bigukomeretsa umutima, bigukomeretsa mu bwonko, bituma udatekereza neza, ukabyuka ujya mu kazi ibintu ukagakora nabi, kandi kubera iki? Kubera ko uburakari. Reka rero mbabwire ngo numvise iri jambo rinjemo kugira ngo umunsi wacu tubereye mwiza, muze kugira umunsi mwiza kandi muze kuba amahoro. Muhaye muronke, ariko twirinde uburakari bukabije, twirinde uburakari burenze igipimo. Nurakara ntibukire rwose. Nimba warakaye mu gitondo, niba ari umuntu mu bana wakurakaje, gerageza bwo kurinda ubwira ukirakaye. Niba ari uwakurakaje ku kazi, ihangane we kubitahana ngo ubivane ku kazi ubicyure mu rugo, kuko bishobora guhungabanya sosiyete muri rusange. Twige kwiberaho neza, twige kwikunda, twige kwitetesha, twige kumenya kubana n'abantu bose mu mahoro. Biragoye ariko biranashoboka, kandi ni ijambo ry'Imana ribimbwiye, ntago ari njye ubivuga. Reka twimenyereze, twigire ku birenge bya Yesu Kristo, twige twihatire gukunda. Bibiliya irimo amagambo y'ubwenge, ay'umwuka n'ay'umubiri, byose bibamo. Ushobora kwimenyereza kubisoma ukamenya, biragufasha, bikugira inama mu buryo bwose pe. Bibiliya ni igitabo cyiza, igitabo cy'ubuhanga, igitabo kidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba mu iyobokamana, haba mu by'ubwenge, mu mubiri tubamo, mbese mu buzima bwacu bwa buri munsi. Twige gukunda Bibiliya, izatuyobora kandi izadufasha kuba muri iyi si y'ibishaririye ariko tudashaririye. Muze kugira umunsi mwiza n'amahirwe masa mu kazi kanyu. Ndabakunda. Yari Sanzireda rero, ni umwuka warumbwira ijambo kugira ngo nze ndibabwire. Muze kugira umunsi mwiza kandi muhirwe mu byo mukora byose. Bye bye, dusubire ejo.